ingabo z'u Rwanda zamaze kuvuga ngo zatsinze, ngo inkotanyi zasubiye mu Bugande. Tuzabanze twumvikane yuko na leta y'u Rwanda itemeraga ko abateye ari Abanyarwanda, bavuga ko ari Abagande. Noneho bamaze kuvuga ko zatsinzwe, icyo kora matariki yo ntabwo nyibuka neza, ariko bamaze kuvuga ko zatsinzwe, nibwo twamenye noneho ko nyakubahwa Paul Kagame icyo gihe wari majoro yaba yagarutse. Ndetse abantu bakurikira baravuga bati iyi ntambara ntabwo irangiye, bati ahubwo nibwo itangiye. Bati kuko uriya muntu uje ngo ni umurwanyi kabuhariwe. Baravuze ngo leta y'u Rwanda ihe inkotanyi, FPR inkotanyi, imyanya 3 ya za ministeri, n'abasirikari bangana na 20%. Intambara ihagarare, Abanyarwanda bari hanze batahuke. Iyo leta y'u Rwanda ibyemera, ikibazo cyari gikemutse neza. Icyakurikiyeho kibi nuko leta y'u Rwanda yabyanze, yanze gushyira mu bikorwa ayo masezerano. Ariko se ni Habyarimana wabyangaga gusa cyangwa hari abandi bamujyaga mu matwi? Mu by'ukuri mwebwe mwari mu nteko, ntabwo mwamugiraga inama nk'abadepite? Icyo kibazo nta muntu ushobora kuyobora ngo abantu bose babyishimire. Hari ukora amakosa yamuhana wakabaye umwanzi, hari ubaha imirimo atayirangiza neza akamuvanaho akabaye umwanzi, hari ushaka gutwara imitungo y'igihugu yamubwira ati sigaho akabaye umwanzi. Nibikabatangaze rero umubyeyi ufite abana 8 akabasiga muri shambure mu cyumba nk'iki, ariko akaba yashyizemo akakoma gafata amajwi. Noneho akaba umwanya ati bana muganire mwisanzure. Atahutse agafungura kakuma, yasanga mu bana be harimo abamurwanije n'abandi bamushyigikiye. N'ibyo yari yemeye yandika ibaruwa ntabwo yabikurikije. Bene abo bantu we iyo ubirebye ubasesengura ute kuba umuntu yahabwa imbabazi ariko ntamenye agaciro kazo? Ngewe mu by'ukuri bari abantu ntabwo simbona ko ari bo. Kera bigeze kubwira Rudahigwa ububi bwa Gitera, arabumvira ntabwo nari mpari, amakuru bambwira ngo arabumvira araceceka. Bageze baramubaza bati Nyagasani ko ntacyo wavuze ku bubi bwa Gitera? Ngo Rudahigwa ngo yarababwiye ati rero atereka mbereke, aho kurwanya Gitera murwanye ikibimutera. Yes, reka tubasuhuze inshuti bakunzi mukurikiye ibiganiro byacu hano ku ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Yewe gusuhuza nitwa Simeon Muhumuza, twinjiye mu kiganiro cya none. Uyu munsi hamubona uhagaze ni mu mujyi wa Kigali ahakorera urwego ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda.
tugiye kuganira n'umugabo navuga ko ni inararibonye muri politiki y'iki gihugu cyangwa se mu nzego z'ubuyobozi, cyane ko atari no kuri ubu bwa none, kuko haba leta yabanjije iriho kuri ubu yarayikoreye, ari umuyobozi, yewe n'indi yayibanjije, n'umugabo uzwi cyane mu mateka y'iki gihugu mu nzego z'ubuyobozi, yitwa Rucagu Boniface. Niwe tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye kugira ngo twumve ibitekerezo bye nk'umwe mu nararibonye u Rwanda rufite kugeza amagingo aya. Komeze mudukurikire, hanyuma niba uri mushya kuri YouTube channel yacu wibuke kandi aho hasi kuri subscribe ndetse n'iyo nzogera ya notifications kugira ngo nawe winjire mu muryango mugari w'abakurikira ibiganiro byacu. Naho mu kanya reka tuganire na Honorable Rucagu. Nk'uko muri kubibona imbere kuri ekran zanyu cyangwa se screens zanyu, turi kumwe, twagiriwe amahirwe yo kwakira Honorable Rucagu Boniface, ni umwe mu bagize urwego ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda. Ntabwo ari ubwa mbere tuganire hano kuri One Nation Radio ku ijwi rya diaspora, dukunze kuganira kenshi nk'inararibonye, akadusangiza byinshi mu bunararibonye bwe. Reka ntagire muha ikaze Honorable, tubahe ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane Bwana Muhumuza Simeon, kandi ndaramutsa n'abatwumva bose kuri One Nation Radio. Yego. Ngira nti nimugire amahoro, ubworoherane, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa, amashyiga kacu. Yego yego. Hanyuma rero ngira ngo reka ntangire nanabifuriza kugira ukwezi gushya kuzababere guhire kwa 10, cyane ko kuracyari kubisi nibwo tukikwinjiramo, ariko by'umwihariko muri uku kwezi itariki ya mbere Ukwakira ni itariki itwibutsa byinshi, cyane cyane ariko by'umwihariko igihe urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiraga. Imyaka 35 irashize iyo ubaze kuva mu 1990. Ni umunsi twita ko ari umunsi wo gukunda igihugu, ariko Honorable nagira amasiko nkababaza nti mwebwe uyu munsi iyo ugeze ubibutsa iki, muwizihiza mute? Urakoze cyane. Uyu munsi iyo ugeze unyibutsa ko guhera muri 59 kugeza ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 muri 90, binyibutsa ko hari bamwe mu bana b'u Rwanda bavukijwe uburenganzira bwo kuba mu Rwanda rwabo, bakaba impunzi mu mahanga, bakajya kubaho batagira igihugu kandi bari bagifite, bakitwa impunzi bafite igihugu cyabo, bakababarira hanze. Imyaka myinshi bagasaba leta z'u Rwanda uko zasimburanye kubemerera bakagaruka mu gihugu, ariko izo leta zikaba zitarigeze zemera ko bagaruka mu gihugu, kugeza igihe umuruho, imvune, intimba, agahinda bibateye gutangira urugamba rwo kubohora igihugu, ariko bari barabanje gusaba kenshi ko bagaruka mu mahoro, bikanga. Bari baratumye ibihugu bituranye n'u Rwanda, bari baratumye imiryango nyafurika, bari baratumye imiryango mpuzamahanga ngo ibyo byose bibwire leta z'u Rwanda kubareka bagataha mu mahoro. Ibyo byose byari byarananiranye. Gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu nicyo cyari gisigaye ari igisubizo cya nyuma. Nuko rero mbona iyo bavuze
iyo bavuze itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi nicyo nibuka, nibyo nibuka uko mbikubwiye. yego, nagira amatsiko yo kubabaza cyane ko muri 90 kuri iyo tariki ntabwo mwari bato, yewe mwari no mu nzego z'ubuyobozi bwa leta yariho icyo gihe, ariko iyo tariki igera mwari hehe, mwari muri hehe? Hanyuma se mwaduha ishusho y'uko ibintu byari bimeze, kuko hari abatoya wenda badukurikiye cyangwa bazakurikira iki kiganiro bashobora kuba babyumva gutyo, bakumva ko ari umuzo wo gukunda igihugu, bakumva ko urugamba rwatangiye inkotanyi zigatera, ariko ntibumve uburemere cyangwa se uko byari bimeze. Mwebwe mwari hehe wenda duhereye aho? icyo gihe nk'uko bivuze, icyo gihe nari mu nzego, icyo gihe nari umudepite muyo bitaga CND. Yego. Ariko umunsi nyirizina wabaye, nari nagiye mu kiruhuko cy'impera z'icyumweru bita weekend. Yego. ubwo rero iyo nkuru ko inkotanyi zateye, ndetse nta nubwo icyo gihe bavugaga inkotanyi, baravuze bati inyenzi zateye. Yego. nabyumvise rero nkiri iwanjye ku ivuko, ariho narindi. Yego. naje mu nzira, abanyarwanda bose ntacyo bazi, nari nze ngera i Kigali, abantu benshi ntacyo bazi. Yaje kumenyekana nimugoroba, hariho radiyo Rwanda itangaje ko inyenzi zateye. Ari ku wa mbere tariki z'ukwezi. Rwose ku buryo rero mu gihugu nta kindi cyakomaga no kumva ko inyenzi inkotanyi zateye. Abantu babyumvaga ari nk'inzozi, kuko bavuga ko zateye zituruka Kagitumba, ariko mu gihugu hose hasigaye wasangaga nta kimenyetso kifatika cyerekana ko zateye. Kwari ukubyumva ariko nta gikorwa. Kwari ukubyumva, kwabaye kubyumva, ndetse n'imirwano yakurikiye nyuma, ku buryo yageze hafi y'Igabiro, abantu babyumvaga ko ari ibintu byoroheje, ko ari ibintu birarangira. Nkubwiye ko mu gihugu byabahangayikije cyane icyo gihe, naba nkubeshye. Yego. Uko numvaga abantu ubikubwiye yabikubwiraga avuga ati numvise bavuga ibi, atari ko n'ibintu bitazamara akanya. Nta buremere babihaye. Baje kubiha uburemere nka ryari ubwo? baje muri iyo minsi ya mbere nabwo, kugeza n'abanyarwanda bose kugira ngo babimenye, hari hamaze iminsi haba imirwano. Noneho abakuru b'ingabo z'u Rwanda bashyiraho indirimbo baririmba ko batsinze inyenzi, ko bazambukije Kagitumba, ko zahunze. Niho iyo ndirimbo niyo yakanguye abantu, bumva ko hari imirwano. Ariko nsubiye inyuma gato, ku itariki ngira ngo hari ya 4 z'ukwezi kwa 10, 1990,
mu mujyi wa Kigali niho habaye ibintu bituma abantu noneho babona ko intambara iriho, kuko byageze nko mu masaa 2 y'ijoro havuga imbunda za rutura, imbunda za rutura. Abari mu mujyi bose baratitira, abajya munsi y'ibitanda, abajya mu tubati baragaragurika, ibintu biracika. Noneho habyuka hariho itangazo rya radiyo Rwanda ritanzwe n'ingabo z'u Rwanda ngo inyenzi inkotanyi ngo zateye mu mujyi wa Kigali, ngo zaraye zirwana n'ingabo z'u Rwanda, ngo bujya gucya ziriyoberanya zirarigita zirabura, ngo ariko ntihagire uva mu rugo, ntihagire uva mu rugo, birabujijwe. Ubwo rero nanjye nari ncumbitse hariya mu Rugwiro, niho bacumbikiraga abadepite. Buracya mu gitondo twirwaho, ntawe usohotse, iminsi 2, 3, 4. Bigeze ku munsi wa 5 nibwo nagerageje ni kamemu ngerageze ndebe ko nasohoka. Fata imodoka ndatwara, ngeze mu mujyi abasirikari barampagarika, bati twavuze ko nta muntu ugenda, batari kubwo wowe uri umuyobozi reka tugushakire laissez-passer. Giye mu mwanya mbona uwitwaga Major Simba, icyo gihe yari Colonel Simba. Mbona anzaniye laissez-passer aho bari bampagaritse. Iyo laissez-passer imu burenganzira bwo gutaha gusubira iwacu mu Ruhengeri. Ariko ndakubwiza ukuri, kuva hano i Kigali kugera kuri Basaho nakatiye ngana iwacu ku Ivuko, nta modoka nimwe nigeze mpura nayo. Ubwo rero wambwiye uti wumvaga bimeze bite? Iryo joro ryatumye noneho abanyarwanda bumva ko ibintu byakomeye, nibwo batangiye kumva ko bari mu ntambara. Ubwo ni nabwo umukuru w'igihugu yafashe ijambo ababwira yuko inyenzi inkotanyi zigabije umujyi zikarara zirwana n'ingabo. Aratinyuka aravuga ngo mu rukerera ngo ziriyoberanya zirabura ntibazibona. Ariko muri icyo gitondo kuvuga ni muhagarare, twageze aho turakurikira. Icyabaye kwari ugufata abo bitaga ibyitso bose. Ubwo rero ngo uko kuguma mu rugo, abasirikari, ingabo, gendarmerie bagendaga bafata abo bitaga ibyitso. Ubwo rero imihanda baje kuyifungura nyuma, baramaze gufata ibyitso. Ibi byitso byaje gufungurwa bitewe nuko inkotanyi zabivuganiye. Baravuga bati mva turi mu mirwano, ariko ibyo musaba murabanza murekure abo mwisi ibyitso. Uburemere bw'intambara rero bwumvikanye icyo gihe. Ni nabwo couvre-feu yatangiraga, bimwe byo gutaha bitarenze saa 12. Yego. Ko bivugwa ko Rwigema apfa habaye nk'uko mwabitubwiraga mu mujyi wa Kigali icyo bita ngo kujya kumuhamba, ndetse hakaba n'indirimbo ngo bari bahimbye.
byaba ari byo? kujya kumuhamba mbere na mbere yaje, njyewe nibuka neza kujya kumuhamba yaje nyuma, ahubwo habanje ya ndirimbo ya gisirikari, kuko izo mbunda zaraye zivugiye mu mujyi nyuma y'ijambo rya perezida. Hakomeje kuba imirwano, noneho ngira ngo mu mpera z'ukwezi kwa 10 cyangwa se wenda mo hagati, agomba kuba ariho ingabo z'u Rwanda zaririmbye zivuga ko zatsinze Inyenzi Inkotanyi. Yego. Ari naho iyo ndirimbo yahimbwe. Yego. Guhamba Rwigema rero byakurikiye gutsinda Inkotanyi. Yego. Niho abantu basabye ko abantu baje bikorera imitumba. Yego. Imitumba bakayigeranya n'intumbi ya Rwigema, bakayikorera ngo bagiye guhamba Rwigema. Ariko byabaye mbere na mbere ingabo z'u Rwanda zimaze kuvuga ko zatsinze. Ko ntabwo byashoboraga kuba zitari zavuga ko zitsinze ngo n'izo ngabo z'u Rwanda zibone uko zikora defile. Iyo ndirimbo zayiririmbye ziri ku mupaka, ari kuvuga ngo zatsinze, zimaze kwigiza umwanzi hanze. Yego. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 bivuga ko ari bwo icyo gihe yari majoro Paul Kagame, ari bwo yaje avuye ku masomo muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aza kugira ngo ayobore urugamba, ndetse binavugwa ko ari bwo strategy cyangwa se uburyo bw'imirwanire Inkotanyi zari zifite baje kubuhindura, cyane ko hari abari babanje gupfa kandi bari abayobozi bakomeye. Bunyenyezi yari yagiye, ndetse Bayingana, Rwigema aragiye. Bivuga ko bishobora no kuba byari byatangiye guca intege ingabo z'Inkotanyi, ndetse bikarangira banabasubije inyuma, ariko bagahindura strategy, bagatangira ibyo bise udutero shuma, ari nabwo bahinduraga bakajya mu birunga. Umwuka wari umeze uti icyo gihe? Ese ingabo za FAR, ingabo za leta ya Habyarimana, cyangwa se muri rusange na leta ya Habyarimana, bumvaga ko kurikije uko wabibonaga Inkotanyi zizakomeza urugamba kandi zikarutsinda? Noneho unakurikije n'ibyo byari bimaze kuba. Urebye ari ingabo za Habyarimana ari n'abandi banyarwanda, nta wumvaga ko Inkotanyi zizatsinda. Ndetse n'iyo ndirimbo yo kuvuga ko batsinze Inkotanyi yabaye igaragaza rwose ko ingabo z'u Rwanda zatsinze, ko Inkotanyi zatsinzwe, ko intambara irangiye. Kuba nyakubahwa Paul Kagame aza kuza, urumva ntabwo yaje mu Rwanda, ariko yaje neza neza ingabo z'u Rwanda zamaze kuvuga ngo zatsinze, ngo Inkotanyi zasubiye mu Bugande. Tuzabanze twumvikane yuko na leta y'u Rwanda itemeraga ko abateye ari Abanyarwanda, bavuga ko ari Abagande. Noneho bamaze kuvuga ko zatsinzwe, icyo kora amatariki yo ntabwo nyibuka neza,
ariko bamaze kuvuga ko zatsinzwe nibwo twamenye noneho ko nyakubahwa Paul Kagame icyo gihe wari majoro yaba yagarutse. Yego. Ndetse abantu bakurikira baravuga bati iyi ntambara ntabwo irangiye, bati ahubwo nibwo itangiye, bati kuko uriya muntu uje ngo ni umurwanyi kabuhariwe, bati uriya rero barwanaga urugamba rweruye, bati noneho buriya agiye kurwana kinyeshyamba. Amakuru yaravugwaga mu Rwanda, sinzi ukuntu abantu bayamenye. Kandi koko rero amaze kuza urugamba rwarahinduwe, ntabwo rwabaye intambara yeruye, ahubwo rwabaye intambara yo kureka bakitonda, bakagaba igitero aho babanje kwiga bafatiye umwanya. Yego. Ibyo rero ni nabwo byagaragajwe cyane cyane kugira ngo tumenye ko urugamba kuko rwahinduye isura, byagaragajwe no gufungura gereza ya Ruhengeri. Yego. Mu kwezi kwa mbere 1991 bafunguye gereza ya Ruhengeri, bagatwaramo ibikomerezwa byari birimo Koloneli Rizinde, yego, Koloneli Biseruka, ngira ngo hari Koloneli Muvunanyambo n'abandi. Abantu baravuze bati intambara yahinduye isura koko. Yego. Inkotanyi zashoboye kuva mu birunga ziraza zigera kuri gereza ya Ruhengeri, zifungura gereza, zitwara abo zishaka, abandi zirabareka, ingabo z'u Rwanda zitabibonye. Yego. Bati urugamba rwahinduye isura, bati uriya muntu waje wasimbuye Rwigema ni umuhanga mu kurwana. Yego. Icyo ukora kandi hagati aho ngaho, nubwo leta y'u Rwanda yavugaga ngo yatewe n'Abagande ntabwo ari Abanyarwanda, amahanga yakomeje kwemeza leta y'u Rwanda ko abateye ari Abanyarwanda. Yego. Ko ikwiye kwicara ikaganira nabo. Leta y'u Rwanda rero ibonye amahanga yose ayikomatanyirije, yemera kuganira nabo. Yego. Ibiganiro bya mbere byabereye muri Kongo Ibadorite, biyoborwa na Mobutu. Yego. Icyo gihe yaravuze ati leta y'u Rwanda, iyo myanzuro bamaze kuganira imishyikirano, yaravuze ngo leta y'u Rwanda ihe inkotanyi, FPR inkotanyi, imyanya 3 ya za ministeri. Yego. N'abasirikari bangana na 20%. Intambara ihagarare, Abanyarwanda bari hanze batahuke. Yego. Iyo leta y'u Rwanda ibyemera, ikibazo cyari gikemutse neza. Yego. Icyakurikiyeho kibi nuko leta y'u Rwanda yabyanze, yanze gushyira mu bikorwa ayo masezerano. Ariko se ni Habyarimana wabyangaga gusa cyangwa hari abandi bamujyaga mu matwi? Mu by'ukuri ni Habyarimana wabyangaga kuko ari we wari umukuru wa leta. Mwebwe mwari mu nteko, ntabwo mwamugiraga inama nk'abadepite? Icyo kibazo ntabwo bigeze bakizana, ntabwo bakizanaga mu nteko na rimwe. Ikibazo cy'intambara cy'urugamba
bakizanye mu nteko muri 1993 bari kugira ngo inteko izemere amasezerano yarusha yinjizwe mu itegeko nshinga. yego Ubundi abahabye inama Perezida Habyarimana ntitubazi, abasirikare bakuru, abanyapolitike bo muri executive bakuru, ariko twabonaga yafashe icyemezo. Ariko urebye mu by'ukuri icyo gihe cyari igihe cyiza cyo gukemura ibibazo, akaga kataragwira u Rwanda, kandi inkotanyi zari zabyemeye na leta y'u Rwanda yari yabyemeye. Icyananiranye ni ukubishyira mu bikorwa. ubwo rero ni ukuvuga ko Habyarimana ariwe ikibazo cyahiragaho, we ntabwo yabyumvaga nkuko n'ubundi yabyise ko ari amasezerano yo mu bipapuro. Nanjye uko mbona, yego data, tuvuge ko wenda hari n'abamugiraga inama, ariko burya bakugira inama ufite nawe imyumvire yawe. Wese nk'umuntu abanyarwanda bari baratoye barashyize imbere, ntiyagombaga kubona ikizahesha abanyarwanda amahoro. Nemera ko hari abamushukaga, ariko mwemera ko nawe borosoraga uwabyukaga. yego Rwose. hanyuma rero intambara birabaye ndetse inkotanyi ziratsinze, zinahagaritse jenoside yakorewe abatutsi. Uyu munsi kugeza amagingo aya ngira ngo tumaze imyaka 31 jenoside yakorewe abatutsi ibaye, turayibuka buri mwaka. Ariko kandi hari ubuyobozi buriho kuri ubu ngubu kugeza amagingo aya. Duheruka honorable kwinjira mu matora, ngira ngo hagiye gushira umwaka umwe urashize urengaho gato habaye amatora. Ni manda y'imyaka 5, ariko mwebwe iyo murebye iyi manda, nubwo wenda umuntu yavuga ko ikiri mbisi kuko nibwo twinjiye mu mwaka wa 2 wayo mu myaka 5 izambara, ariko mubona iyi manda umwihariko wayo ari uwuhe wenda ishobora gusa nk'itandukaniyeho n'izindi zayibanjirije ukurikije aho wenda igeze, nubwo ari umwaka umwe wenda umuntu yavuga ko ushize? Wenda urakoze cyane. Wenda sinayiha umwihariko wayo, kuko burya leta y'u Rwanda kuva nyakubahwa Perezida Paul Kagame yayobora u Rwanda, rukorera ku mihigo. yego U Rwanda kandi rwiha icyerekezo. Ibyo rukora byose biba biri kugira ngo bazagere mu cyerekezo. Twabanje icyerekezo 20, yego ngira ngo twabivugaga hari tukiri mu mwaka wa 2000, tuvuga icyerekezo 20. Hari ibikorwa leta igomba kugeraho, yego kandi yabigezeho. Icyerekezo 20 kigeze, leta yihaye ikindi cyerekezo 2050. yego Ni nacyo ikirwana nacyo. yego Ibyo ifite rero igenda ku mihigo yo kugira ngo igende igera ku biteganijwe mu cyerekezo. Hari ibikorwa byinshi, kandi guteza imbere igihugu ntibihagarara. Kandi nubwo wakora ibikorwa ubona imbere, nicyo gituma nyine igihugu kigomba kwiha icyerekezo, gahunda y'igihe kirekire. Ubu ngubu leta nyakubahwa Perezida Paul Kagame amaze gutorwa, hari ibikorwa byinshi yacumbuye byari bicumbitse. Ni ukuvuga ngo bitari byakarangiye,
kandi na n'ubu bikomeza. Wenda wavuga mu bintu byoroheje kandi biremereye cyane nk'amazi mu gihugu, kuzanira amazi meza abaturage. Muzi neza ko amazi ari isoko y'ubuzima. Ubu ngubu hafi y'abaturage bose bavoma amazi meza. N'ikimenyetso kibigaragaza ni uko indwara zigenda ziterwa n'umwanda zigenda zigabanuka hafi gushira. Amashanyarazi ku baturage, kera amashanyarazi yajyaga ku bayobozi nabo bo mu mijyi. Ubu ngubu nyakubahwa Perezida Paul Kagame yaravuze ati amashanyarazi azagere kuri bose. Amashanyarazi ntaragera kuri bose, ariko abenshi amaze kubageraho. Ni ukuvuga ngo gahunda irakomeje kugeza igihe abanyarwanda bazagera ku mazi meza, ndetse n'abafite imirasire y'izuba ikagenda isimbuzwa n'ingufu zisanzwe zikomoka ku mazi z'amashanyarazi. Yego. Hari ikibuga cy'indege, uhereye ku kibuga cy'indege i Kanombe, icyo kibuga cyaraguwe. Yego. Ubu cyabaye mpuzamahanga ukubye kabiri. Bayitaga ikibuga mpuzamahanga cya Kanombe, ariko ubu wavuga ko gikubye kabiri kuko kivuye hariya i Kanombe hano tubona kikagera hafi y'ikigo cya gisirikare cy'i Kanombe. Icyo cyarakozwe. Hari ikibuga cy'indege i Bugesera. I Bugesera hagiye kuba paradizo ya kabiri yo mu Rwanda. Icyo kibuga kiracyubakwa, ariko kiriho kirakomeje. Ari amashanyarazi yo ku Rusumo. Ubu ngubu yatangiye Rusumo yarubatswe, sinzi niba uheruka kuhagera. Nta handi rwa Rusumo wabonaga ntushobora kubona, urubona iyo bashatse kubonezamo amazi barayayobeje kugira ngo babone uko babona urugomero rutanga amashanyarazi. Imihanda ubu ngubu, umuhanda kuva ku Gisenyi, kuva ku Rubavu kugera Rusizi ni kaburimbo. Yego. Kuva Base ukagera Nyagatare ni kaburimbo. Ubu kuva Ngoma ariho hahoze yitwa Kibungo, ukanyura Bugesera kugera i Nyanza ni kaburimbo. Ubu harimo gukorwa umuhanda kuva kuri Base ukagera i Butaro kuri kaminuza no ku bitaro bya kanseri, ukaboneza ukagera munsi y'ibirunga uduhuza n'igihugu cya Uganda ni kaburimbo. Hari imihanda yo mu mujyi hano hose henshi yamaze kuba kaburimbo. Noneho agahebuza rero, reba umujyi wa Kigali n'amazu amaze kuhagera. Yego. Abantu bo hanze iyo bareba Kigali barayiyoberwa. Ndetse hari uwavuze atumva abapfuye barihuse. Wabaha bakazuka bakabona Kigali y'ubu ngubu, bakanayigeranya na Kigali ya mbere ya 1994, bahayoberwa, batakara.
ubu ngubu ugiye mu Mutara, wari uzi ko tumaze kugira uruganda rw'amata, aya mata agenda akagera mu mahanga, ari uruganda rw'amata mu Mutara, amata y'ifu, turakora amata y'ifu. Amata y'ifu arakorerwa mu Rwanda akajya mu bihugu byo hanze. Iyo urebye Umutara wari Umutara w'izuba, abantu bari bazi ko nta n'ubuzima buba mu Mutara. N'ikimenyimenyi n'abantu bari barubatseyo kera barahahungaga bakajya gutura ahandi kubera ubushyuhe bwaho, kubera izuba ryaho. Ukabwirwa n'amatongo y'imiyenzi yabaga akikije ingo zabo. Ariko ubu ngubu leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yashyize urugomero rwuhira igice kinini cy'Umutara. Ubu mu Mutara barahinga ibihe byose, nta gutegereza izuba, nta gutegereza imvura izaturuka mu kirere. Baravomera. Ubu mu Mutara ni ikigega gikomeye cy'u Rwanda. Ubu ugannye hari inashu, baravomera. Mu Mutara hasigaye hatoshye. Rero urebye imigambi ya Perezida wa Repubulika yo guteza imbere iki gihugu, kikava mu bihugu bikennye kikajya mu bihugu by'iterambere, iyo mihigo irakataje. Kandi ko no mu gitondo nazindutse numva banuganurwa ngo u Rwanda rutangiye kuba ngo igihugu kiri mu bihugu bitera imbere, gitangiye kuva mu bihugu bikennye. Iyi manda rero iyi manda ye izarangira ibihugu byinshi bya Afurika byifuza u Rwanda. Reka rero aramutse afashe indi manda, kandi nibyo abenshi twifuza, kuko ureba ibikorwa, iyo ureba icyagirira Abanyarwanda akamaro, ureba n'uwayobora ibyo bikorwa, twaba duhebuje. Urebye noneho iyi gahunda y'ubumwe bw'Abanyarwanda, tutabeshye yubakiye kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Niwe nkingi itajegajega y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Ku buryo tunifuza ko yakomeza kubera inkingi y'ubumwe bw'Abanyarwanda, kuko bwaramuruhije, bwaramuvunnye, bwatumye aradasinziriye, bwatumye arara rubunda, arabuzi. Bwarwara inkorora akaba utararwara inkorora yaba yabwumvise, utararwara umusonga yaba yabwumvise. Byagorana rero kuba bwafatwa n'undi muri aka kanya utarakomera cyane, undi utararaye rwa ntambi ngo yumve ko kubugeraho biremereye cyane. Niyo mpamvu rero kuri ibyo bibazo wamazaga bya manda ye n'imyaka isigaye, kuri twe turabona imyaka isigaye ari mikeya. Nubwo wenda wabona wibaza ukabona ni mikeya ukurikije gahunda mvuze n'izindi zose nashobora kuvuga ko twabona umwanya wo kuzivuga zose.
yego, igihe yaba asigaje ugereranije na manda ye cyaba ari gitoya. Niyo mpamvu mbona ndi umwe mu bifuza ko yakomeza kuragira ubumwe bw'Abanyarwanda n'iterambere ryarwo. yego. Ariko nk'uko mubivuze, nubwo hari benshi cyo kimwe namwe wenda bifuza ko yakomeza, ntabwo habura bamwe mu Banyarwanda kandi uyu munsi kugeza amagingo aya ubona batanyurwa n'ibyo igihugu kigezeho, ubona batishimira iterambere wenda kimaze kugeraho, ndetse ugasanga abenshi wenda babikora ni abari hanze y'u Rwanda, ugasanga barashaka no kwangisha cya gihugu abanyamahanga cyangwa se wenda batazi kuri kw'ibigo. Bamwe muri abo kandi barimo na bamwe no mu bari bagize uruhare mu kubohora igihugu. Urugero ni nka Kayumba Nyamwasa, kugeza amagingo aya nanone aracyari umwe mu barwanya leta y'u Rwanda, ndetse dukunze kubona byinshi wenda by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, ubona ko isura y'igihugu hari ibyo atemeranya nabyo kandi atabyumva. Iyo mubisesenguye hano hantu, mwebwe mubona ari iki gishobora gutera ibintu nka biriya ku muntu nkuriya? Mu by'ukuri nkunda kubivuga cyane. Turi abantu, turi ku isi. Uru Rwanda rutuwe n'abantu, ntabwo rutuwe n'abamarayika. Yewe na paradizo y'Imana yari ituwe n'abamarayika, ntabwo yabaye shyashya, ko ntawagira ineza kurusha Imana. Imana yagize abamarayika, muri bo havamo ababi bayobowe na Lusiferi, hagira n'abasigara beza. Niba ibyo bintu byarabaye mu ngoma y'Imana, byatangaza ko byaba ku ngoma y'abantu. Nta muntu ushobora kuyobora ngo abantu bose babyishimire. Hari ukora amakosa yamuhana uwo abaye umwanzi. Hari uwaha imirimo atayirangiza neza akamuvanaho akaba abaye umwanzi. Hari ushaka gutwara imitungo y'igihugu, yamubwira ati sigaho, akaba abaye umwanzi. Ntibikabatangaze rero, ntibikabatangaze. Njyewe maze imyaka myinshi mba mu miyoborere y'abantu. Umubyeyi ufite abana 8 akabasiga muri shambure mu cyumba nk'iki, ariko akaba yashyizemo agakoma gafata amajwi. Noneho hakaba umwanya ati bana muganire mwisanzure. Atahutse agafungura ka kuma, yasanga mu bana be harimo abamurwanije n'abandi bamushyigikiye. Rero Perezida wa Repubulika turabizi, hari abamurwanya, hari abatamwemera, ariko iyo ukora neza ntabwo uzabura abakurwanya. None se iyo ukoze neza ubangamira abakora nabi, rero abo bakajya hirya bakakurwanya. Ariko icyangombwa ni iki? Icyangombwa ni uko
abenshi baba bazi icyo wamariye bakibona. Icya kabiri, nyakubahwa Perezida Paul Kagame ku bumuntu bwe n'abo ngabo bamurwanya arabwira ati nimureke kundwanya muze dufatanye. Kandi Simeo urabizi neza ko hari abahungaga iki gihugu bakajya hanze bakajya ku maradiyo bakamusebya bakamurwanya. Ejo bazahurira nawe hanze mu mahanga bagapfukama imbere bakamubwira ati dusabye imbabazi twagiye mu murongo mubi, akabemerera akabagarura bagataha akongera akabasubiza mu nshingano. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame ntako atagira kugira ngo yubake ubumwe bw'Abanyarwanda. Izo ngero ngwaye zo ngira ngo warazumvise zagiye zibaho. Bari muri iki gihugu bari baragiye bamurwanya ariko nyuma bagasanga baragiye mu nzira mbi bakamusaba imbabazi bakagaruka. Ugereranya ute rero abantu nka Ingabire Victoire Umuhoza yahawe imbabazi ariko nyuma arongera agira ibindi byaha akurikiranyweho bikiri no mu nkiko asubira muri gereza. Hari Rusesabagina nawe yahawe imbabazi ariko nyuma n'ibyo yari yemeye yandika ibaruwa ntabwo yabikurikije. Bene abo bantu we iyo ubirebye ubasesengura ute kuba umuntu yahabwa imbabazi ariko ntamenye agaciro kazo? Ngewe mu by'ukuri bariya abantu ntabwo simbona ko ari bo ubwabo ku bwabo n'ubushobozi bwabo ntabwo bakwitwara kuriya. Kera bigeze kubwira Rudahigwa ububi bwa Gitera, arabumvira ntabwo nari mpari, amakuru bambwira ngo arabumvira araceceka. Bageze baramubaza bati Nyagasani ko ntacyo wavuze ku bubi bwa Gitera? Ngo Rudahigwa ngo yarababwiye ati rero atereka mbereke aho kurwanya Gitera murwanye ikibimutera. Ngo ayo ni amagambo Rudahigwa yavuze. Rudahigwa yabibonye kare ko ku Gitera n'ubutera bwe nta mbaraga ari gushobora zo gukora birya byose. Nakubwiza ukuri rero bariya yaba Ingabire yaba Rusesabagina si ku bwabo. Hari umunyarwanda yigeze gukorana n'umugabo kera wari diregiteri wa gereza yitwaga Sikubwabo. N'abariya bantu ugiye ukavanaho ikibibatera aka kanya bagaruka. Niki kibibatera rero? Babiterwa n'amahanga amwe n'amwe atadushaka, akajya hasi agacengera akaba ibishyitsi byabo. Uzanarebe ko babona inkunga, izo nkunga bazikura hehe? Ariko biriya wabijyamo udafite inkunga ukabishobora? Ntabwo bishoboka. Ababaha izo nkunga z'amafaranga, abaha inkunga mu bitekerezo, abaha inkunga bagenda babasingiza aho kuvuga bati tubagire inama banyure mu nzira nziza. Abo ibyo bihugu ntabwo mbizi ariko biriho. Ntabwo bose urabona ubwabo umuhumuza wo ubwabo uko wabonye ubwabo
babitinyuka se? abo se babatera izo nkunga bakumva cyangwa bakabona bizakunda ko nk'uko babyifuza leta yahinduka nk'uko nyine tubibona mu byifuzo baba bafite? Mu minsi yashize hari amahanga yari yaradufatiye ibyemezo, turakomeza twitwara neza, ntitwasakuza, turicecekera. None numvise ko za mfashanyo bazidusubije kuko babonye ko turengana. Rero bariya bashuka bariya bifuza ko ubutegetsi bwavaho bariya bakabusimbura. Ariko njye ndahamya ko amaherezo bari buze kuba nka bariya bari baratuvaniyeho inkunga, bazagira babone ko kuvanaho ubutegetsi abanyarwanda bashaka, kuvanaho ubutegetsi abanyarwanda bishimiye, kuvanaho ubutegetsi burimo guteza imbere abanyarwanda, kwari kurushwa n'ubusa. Ariko urabona muri iyi minsi ukuntu u Rwanda kujegajeza isi ni n'amagare. Amagare yabaye amagare mu Rwanda, amagare yatumye u Rwanda ruvugwa, amagare yatumye u Rwanda rusingizwa, amagare yatumye imiyoborere y'u Rwanda irushaho kumvikana, bakabona ko ari imiyoborere inoze. Ejo bundi nabyutse numva banavuga ko hari n'amakipe akomeye yo muri Afurika, yo muri Amerika yongeye gufatanya, yemeye kuzajya yamamaza Visit Rwanda. Nyuma y'aya magare baravuze bati twabonye ibintu byabaye mu Rwanda, twari twaribeshye, namwe turabamamaza. Umva rero, kurwanya umuntu ufite ibikorwa byemewe, bifatika, biboneka, ni ukugororwa n'ubusa, ni ukurushywa n'ubusa. Umunyarwanda kera bakita amazina yise umwana we barushywa n'ubusa. Yego. Kuko ibikorwa birivugira. Na n'ubu ahuze urebe ku mbuga zose urasanga bakivuga u Rwanda kubera ariya magare. Yego. Reka tugane ku musozo tunabashimira ko mwemeye kuduha umwanya wanyu, ariko hari ubutumwa wasorezaho muri rusange by'umwihariko ku banyarwanda batuye mu ntara ya Gatandatu, ariko n'abazakurikira iki kiganiro bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, haba urubyiruko cyangwa se abakuze, ubutumwa mwasorezaho mu buhe? Kandi uko nari mbivuze tubashimire cyane ko mwaduhaye umwanya wanyu. Urakoze. Ubutumwa naha abanyarwanda ni ukugaruka ku ndangagaciro, uhereye ku ndangagaciro yo kunyurwa, ukanyurwa n'ibikorwa byiza igihugu kigukorera, ukanyurwa n'ibikorwa byiza ubuyobozi bugukorera. Amahanga niba yemera ubuyobozi bwawe, fatanya nayo, we kuyaca intege. Kunyurwa ni ikintu gishimisha buri wese. Umubyeyi agaburiye umwana akanyurwa, umubyeyi arishimye. Umubyeyi yubakiye agaha umwana ikintu icyo amuhaye icyo ari cyo cyose, umwana akanyurwa, umubyeyi arishimye.
kutanyurwa biterwa n'inda nini, biterwa n'umururumba, biterwa n'ubusambo. Iyo ni imico mibi, mwokagira Imana, ni imico mibi isenya igihugu bigasenya n'imiryango. Rero abavandimwe bacu b'Abanyarwanda aho bari hose, haba mu Rwanda, haba mu mahanga, icyiza ni ukunyurwa. Yego. Icyiza ni ukunyurwa, ukanyurwa n'ibikorwa byiza, ukanyurwa n'imiyoborere myiza, ukanyurwa n'ubumwe bw'Abanyarwanda tugezeho. Nta byera ngo yahaha, ahubwo ukafatanya natwe kureba aho ubona ahakosorwa, tugafatanya kuhakosora. Utagiye hanze ngo wifate mu gahanga utuvugiriza induru. U Rwanda ni igihugu cyawe, u Rwanda ni ingobyi, u Rwanda ni ishema, u Rwanda ni agaciro kawe. Nkarangiza mvuga nti tube Abanyarwanda bazima, bakunda u Rwanda n'abarutuye, baharanira kwigira no kwihesha agaciro. Amashyigo kaci. Yego. Urakoze cyane Honorable Rucagu. Reka rero mbwire mwe mwese mwari mudukurikiye ko ari hano dusoreje ikiganiro twagirana na Honorable Rucagu Boniface, akaba ari umuyobozi w'urwego ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda. Honorable, mwakoze cyane kandi turizera ko n'ubutaha wenda tubakenera uzatwemerera mu kwitabira nanone ubutumire bwacu. Mba niteguye kubana namwe rwose nta kibazo. Murakoze cyane. Namwe murakoze cyane. Imihigo irakomeje. Imihigo irakomeje. Igihe rero twari kumwe nitwa Simeon Muhumuza. Mukomeze mugire ibihe byiza.